to continue to build the character of Christian fundamentalism begun by the British East India Company servant Dabi, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel by identifying with the Jews through the myth of God's chosen people and by donating a very substantial amount of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity. Zabantu benshi na hano mu Rwanda bajya no muri Israel bakavana y'ibitaka abandi bakavana y'amazi kugira ngo bareme ikiyumviro kitari cyo mu bayoboke yuko Israel ari igihugu cyiza cy'umugisha n'abagituye ari abanyamugisha n'ubasabira umugisha ngo n'umugisha. Israel ubwayo ni igihugu aho bari harakorerwa ibizira nk'ibikorwa n'ahandi hantu hose. Gukiranuka no kuba intore y'Imana ntago bikiri kuri Israel, biri ku itorero ry'Imana rigizwe n'abayuda kandi kagirwa n'abanyamahanga aribo twebwe. Erega burya n'abagabo twese twabaye bamaraya, turi bamaraya ba system ngo byavuye ahantu hizewe. No, nta hantu hizewe hahari ku isi kereka ku Mana, kuko nawe ndi wo wizeye yakubeshya. Ntabuze uwitwa Mayor Amschel Rothschild, ni umuyahudi ariko w'umudage, niwe wasabye aravuga ati jewe sinshaka ubutware bwo kuyobora za parlement z'ibihugu, ahubwo ndashaka ubuyobozi bwa treasury, ububiko bw'ubutunzi bw'isi. Arabuhabwa ububiko bw'ubutunzi bw'isi. I don't want parliaments, I want the treasuries of the world. Niko yavuze asaba shitani kandi rabimuha. Niyo mpamvu afite umushinga wo gufinansinga ibikorwa byose bya Antikristo. Ubwo ari nk'akaye gakino baba bari gukina isi. Icyari kigamijwe cyari kiri mu mugambi wo bita. Ubona ibi bintu bizarangiza gute? Bizarangira koko abakristo bahagurutse kujya kurwana ziriya ntambara za Palestina na Israel? Kimwe mu bintu bizaprovoka abantu bose gutuma ibintu bishigiye ku madini, ndetse bavuga ko azakoreshwa n'intwaro za kirimbuzi. Noneho ugasanga umudive kuko wavuze ku idini ryo muranganye, ari no wavuze ngo najyaga nkukunda nkakurikira ibyawe ngo ariko sha ngo ndakumenye, uvuze ku isabato y'Imana ibyo bikabishana. Umugaturika mukaba mwakundanaga bavuga kuri Bikira Mariya, uvuze ku mubyeyi sha azagukindura, ukibaza uyu muntu ubwo bukana kandi ubwo arakubwira ngo afite umwuka w'Imana. Dufite ishyano. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Reka tugusuhuze inshuti mukundwa wowe ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana kandi no guhirwa mu mirimo yose ukoresha amaboko yawe, ndetse dusaba Imana ngo ikomeze kukurinda, ikurindira aho uri, kurindira umuryango wawe ndetse no kurinda ubugingo bwawe. Turabashimira rero umwanya mufata gukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV. Tunabasaba kandi gusharinga ku bavandimwe, ku nshuti, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara hirya no hino, abantu barushaho kubohoka. Uyu munsi turagarutse rero mu kiganiro cyacu Menya Nibi na Pastor Musese. Ngira ngo nibisanzwe turamenyereye, turabibutsa ko ibi byose kubyiga ni ukureba aho ibihe bigeze, iyi si duhagazemo, ibyahanuwe ntibyaba biri gusohora ku batuye isi. Ese abantu bitware bati? Iyo turebye turabona akaduruvaye kari kubera mu isi, abantu barakubita hirya no hino, abantu barahangayitse, imyigaragambyo mu bihugu bitandukanye. Abantu uyu munsi tugeze ku rwego rw'uko abantu bamwe barimo no kwifuza kuba batarabayeho, cyangwa se batarabayeho muri iki gihe, wenda bakaba barabayeho mbere y'uko iki gihe tukigeramo. Rero ibyo byose turabyiga ngo turebe systeme y'isi, uburyo we na Satani, turavuga system political, uburyo we na Satani n'uburyo ari gushaka gukoresha ubutegetsi bwo mwisi kugira ngo azisasira abantu benshi, ndetse n'uburyo Antikristo arimo gutegura ibintu bye neza ku muntu kugira ngo igihe azerekanirwa ku mugaragaro azakore byinshi. Reka twakire Pastor kugira ngo asuhuza abadukurikiye, hanyuma twinjiye mu kiganiro cyacu. Pastor, tubaha ikaze kuri Iron TV. Turasuhuje bakundwa mwebwe ba Iron TV. Tubashimira Imana kubw'ubuntu mukora n'ubwitange kugira ngo usangire ubumenyi bw'ibibazo z'Imana twahawe, kandi shimira n'abandi bose badukurikira bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, baba Abanyarwanda cyangwa se abandi barwize, bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, bari hirya no hino kuri uyu mugabane wa Afurika, ndetse n'abatuye imigabane y'isi isigaye hirya no hino, n'abari mu birwa bikikijwe n'amazi magari. Mwese ndabasuhuje. Mbone n'umwanya wo gusuhuza abavandimwe twishimira, bavuga ururimi rufitanye isano n'urwacu, aribo Barundi. Mwese turabakunda
abarundi kandi twabonyemo ishyaka rikomeye. Imana ibahe umugisha no mu bwitange bwanyu no mu masengesho no mu rukundo, muri beza cyane. Hanyuma abanyamurenge abenshi muri bo yuko bari hirya no hino ku isi kubera ibyago byatugwiriye twese, kuko ibyago byabo natwe ni ibyacu. Rero nzi yuko benshi muhurana n'izi nyigisho cyangwa n'ibi biganiro, ni byiza. Turabasabira tuzi yuko Imana izakora ibitangaza mu gihe gikwiriye, ariko muri iyi si ubundi bwo nta n'ibyiza bihari, kereka mu ijoro aho tujya. Kandi nzi yuko benshi muri mwe mukunda Umukiza. Tuboneho n'abaturanyi banyu rero ubundi muziranye nk'abafurero, abarega, ababembe, banyindu, abo bose ndibwira yuko nabo bashobora kumva amagambo, bamwe muri bo bashobora kuyumva. Abagiriye umumaro rero byaba byiza. Ubwo nkaba muriho n'umwanya wo gusuhuza abavandimwe bari muri Kivu y'Amajyaruguru, abo cyane cyane abarwandafone. Nkaboreraho n'umwanya wo gusuhuza abafumbira, abavandimwe, abahororo, abahana bahangaza. Mwese turabakunda, twishimira yuko mwazagira amahoro kandi Imana yo mu ijuru bagire neza. Uhoraho Mana yacu, niwe Mana igira neza. Ibyo tugiye gusanya no kuganira ni wowe ubizi, ni wowe ubishobora, ni wowe ubiha icyerekezo. Nuko rero aho ari wowe dufasha muri kiganiro, uduhe umugisha, dukomeze, kandi abazacyumva bose kizabagira umumaro, kizabungura ubwenge, kizaba intandaro yo gukanguka no kumenya ukuri kwibera mu isi, kandi isi bayikureho umutima ndetse banayizinukwe, ahubwo icyerekezo cyabo cyerekeze mu ijuru. Tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubushize ubwo turimo kwiga tugeze ku ntego ya 11, ubwo mwarimo kutwereka yuko mu ntego za Illuminati cyangwa se n'iriya mitwe yindi bakorana iri hejuru yayo, yuko bafite intego yo guteza imvururu mu bihugu hirya no hino, kugeza ubwo abategetsi cyangwa se abayobozi b'ibihugu bazananirwa, abaturage nabo bagahinduka bazamayibo, bakabibirara, bakiruka, abandi bakagira ubwesikora, abandi bakiba, abandi bakajya babeshya kugira ngo babeho. Nk'uko twabibonye ko ingaruka zihari mu buryo bubiri, yaba ingaruka z'umubiri n'iz'umutima cyangwa iz'ubugingo. Iz'umubiri nuko abantu bazahura n'ibibazo bikomeye, ubukene bukaza, abantu bakagira ubuzima bugoye, kugeza ubwo noneho rero bigeze no ku ngaruka z'ubugingo, abantu baziga imitwe myinshi y'uburyo babaho, ariko bari mu kugomera Imana. Ndashaka kubanza kugira nibuza ikibazo nsoma, cyangwa se wenda navuga se n'ikibazo nicyo twifuza kusobanuraho umuntu yavuzeho mu kiganiro uherutse gutanga, ubwo wazaga utanameze neza, ufite ijwi ryasaraye, wari umaze iminsi urwaye. Yitwa Eric Byiringiro. Eric yaranditse ngo tekinoloji iriho uyita gute iby'abadayimoni, kandi Yesu yarivugiye ko ubwenge buzagwira. Usibye yuko icyo jambo nta n'ubwo na Yesu warivuze, byavuzwe n'umuntu w'Imana Daniel mu buhanuzi bwe, igice cyaho cya 12. Yavugaga ku byerekeye uko bizameze mu gihe cy'imperuka, ubwenge buzagwira. Kuba yaravuze ngo ubwenge buzagwira rero ntabwo bivuze ngo ni umuteguro w'Imana, nka kimwe mu byo tuzahabwa n'Imana. Abantu bagiye kujya bacurika ibintu, ahubwo yabivuze muri kutwereka bimwe mu bizabaho. Kuba Yesu yaravuze ati amahanga azababara hirya no hino, hazaba ibishyitsi n'indwara n'inzara, ntabwo twavabona n'ibyiza Yesu yaduteguriye. Yavuga ibizaba n'ubuhanuzi, nuko abantu ubuhanuzi bwa Bibiliya batabwemera, ariko n'ubuhanuzi kandi n'ubu tukwiriye kubakaho. Ubuhanuzi bwose bukwiriye guhera kuri ubwo ngubwo. Nuba namusubije ntiyumwe. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo Yesu kuba yaravuze ibizabaho, amahanga uburyo azababara n'ibindi byago bizabaho, si ugushaka kwerekana ko bizaba ari byiza, ahubwo ni nk'ibiteguriza abantu ngo bamenye ko agiye kugaruka. Ni bizabitegura yuko isi igiye kurangira, kugira ngo duhore tubitekereza. Niyo mpamvu kandi ibyo nubwo yabivugaga, nerega hariho n'ikibazo dufite. Ibintu byo tuvuga biri muri Bibiliya ntabwo byagenewe abantu bose, byageneye intore z'Imana. Yarabati mwebwe abizera, abigishwa biri bo yabwiye, nimubona ibyo bibaye muzararame murebe mu ijuru, umenye ko gutabarwa kwanyu kwegereje.
bazaba batabarwa hese babakura amaboko ya satani. Satani akoresha ndetse akoresha ababibe bakoresha bamwiyeguriye bari ku isi. Yes. ni ukuvuga ngo ubwo na Daniel rero kubihanura ntago ari uko yerekana ko ari byiza, yerekanaga uburyo bizaranga iminsi y'imperuka. Yes, exactly. Uyu rero nyine urumva iki kintu akivuga yifashishije uburyo bwo kwerekana tekinoloji wayigishije, werekana ko ari y'abadayimoni, ngo yakozwe n'abadayimoni cyangwa ikorwa n'abadayimoni. Yes. Aravuga ati rero abayikoze ni ubwenge, kandi ubwo bwenge bwari bwarahanuwe na Daniel yuko usibye ko yavuze Yesu, ariko ni Daniel nk'uko mubitubwiye yuko buzagwira. Ati rero ko ubwenge buhari, ubwo ni byiza ku Mana. Niyo tekinoloji ubwo nta kitwaye, ntabwo ari y'abadayimoni, ubwo arashaka kugaragaza ko ari ikinyoma wabeshye. Ariko ntabwo ari byo, kuko ni tekinoloji ubwayo ntabwo ifavoringa twese, irafavoringa agatsiko. Kuko ubu ngubu nimamara gufata abantu bamwe, agatsiko gategeka isi kakazadufasha, katangira kugenzura ibitekerezo byacu bifashishije uburyo bwa wifi n'iriya minara ya 5G. Bazaba badufata bafata ubwonko bwacu bakabugenzura, nase biri mu nyungu zacu cyangwa biri mu nyungu zabo ngabo twarize. So technology is not geared towards our own benefit. Hawe itugarukira, ahubwo iragarukira kuri babandi. The industrial revolution yabayeho nibura ifasha abantu benshi. Akubwara uburyo bwo twikururira. Abanza kuza gukoresha inganda zije, ubucakara buvaho. Haza ubucakara bushya bw'ifaranga. Ariko ubucakara bukadukontorora, kuko niba uri umukozi ukorera uruganda, uzakora uruganda n'umwana wawe n'umwuzukuru. Yes, niko program iteye. Hanyuma ibyo rero bagiye kubikuraho, baza n'ubucakara bushya bwo kuba ari n'abacakara ba tekinoloji. Tekinoloji ntabwo ari ikibazo cye. Ubwo abantu bose ureba umuntu, abantu benshi bize barimo baratakaza ibyo bize birabagora. Nabuye n'umugabo umwe twabaye inshuti just kubera ko yankurikiraga, afata ambwira uburyo yize economics, bari muri banki, ariko amwe ati ngiye kunanirwa. Umuntu ku myaka 40 n'iyindi umuntu akabaranirwa, usi bushatse kuvuga se, kubera yuko hazaga ibyahindagurikaga buri munsi, hakaza program muri computer batari mastering bakaba barayishajishije akazi. Hakabati se ubwo utekereza umuntu kuzira mu myaka 50 ntabwo yagishobora akazi, ubwo yareka akajya gahunga. Ukeneye abana bato bafite ubwenge bwirukanka bajya muri ibyo ngibyo. Byumvikane ko utabikurikiranye ngo uje wa updatinga, no kuvuga ngo bwa bumenyi bwawe bwa bundi wari ufite ntacyo buzamarira abantu. Ndavuga bwa bundi wize ku ishuri ntacyo buzakugumarira. Kwazabura wize you have a degree, yes, ariko ntacyo bimaze, kuko ngo bijyanye n'igihe. Yeah, right. Aha, reka wenda mwene data tumuveho, tubwira abantu ko hari ibibazo byinshi bagiye babaza ku nyigisho zose Pastor Musa yagiye atanga. Rwose ntago twabihoreye, turimo turategura kugenda tubasubiza byose, kandi murabizi ko Pastor yamaze iminsi ataboneka, ariko tuzabivugaho. Ariko hano hari umuntu wanditse, Pastor, hari umuntu wanditse ku kiganiro duheruka kimaze ibyumweru 4. Yanditse ngo Pastor Musisi, wasigaho kuvuga nabi imandwa z'i Rwanda. Umuterekero w'abakurambere ni Afurika yose ibifiteho umuco. Uwo muco n'umuzungu yaje kwigiraho mu Rwanda urundi. Ibyo muvuga kuri ni world order tubihurizaho rwose. Izo nkuru za Satani n'ijambo ry'Imana no kwibwira kandi ukiyumva gusa ibitari byo. Nirementanya yahanditse ngo nirementanya. Arabone unuva niremenkanya nicyo ashaka kuvuga iremenkanya mu kibazo. Kisimbizi. Ariko urumva hano navuze ngo izo nkuru za Satani n'ijambo ry'Imana byombi bikiza hamwe. No kwibwira kandi ukiyumva gusa ibitari ibyo. Nirenemanya asize ukuntu yanditse. Cyangwa nirimanganya. Ubwo nuko ngo n'ijambo ry'Imana agaragaje ko nta gaciro. Byose ni bya Satani, mbese ibyo mvuga muri rusange ni nirimanganya kuri no kuri mangatanya gusa.
none se pasi uyu muntu amubwira abantu iki? bacu ushobora gusanga ari n'umuntu rwose unasobanutse wanize Oya, birumvikana ntabwo uyu muntu yaba arinjije. ariko arimo araburaniye ibintu bitagiye ni hobi byasize. Si izo mandwa pasi ubundi watubwiye gatoya ku mandwa z'i Rwanda. Imandwa z'i Rwanda ni izihe? No, imandwa z'i Rwanda ni iyobokamana ryo kuramya abadayimoni abanyarwanda bagenderagamo. Umuco wa Kristo utaraza. Usibye ko umuco wa Kristo wazanywe n'abakoroni nabo ntabwo ryari iyobokamana rya Kristo. Oya, bakoresheje Kristo ariko babikoreshaga as a weapon of conquest. Ni intwaro yo kutwigarurira. Naho ubu ntabwo ryari iyobokamana. None se wowe ko ryaje kiliziya y'abacumuga nibwo ikura kirazira, niba uvanyeho kuziririza ibintu byari bibi, abantu uvuye ko batangiye kurya ibintu no gukora ibintu batakoraga. Ariko imandwa zari zifite umuco nubwo zari kuramya ibigirwamana wo kurindira abantu mu kubaha no gutinya ibintu bimwe na bimwe. Abantu bari batarubahuka ababyeyi babo. Rero ariko ntibivuze ngo yari inzira y'agakiza. Iyo abantu basobanukirwe neza. Yari inzira of social order. Social order, abantu bese mibanire y'abantu kugira ngo abantu babeho neza. Ariko ibi ngibi byo bavuga twe turababwira inzira y'agakiza, kuko izo mandwa ntishobora guhindura iyi si. Twavuze yuko mu kiganiro cyacu cy'ubushize twavuze ko dukurikije ikibazo cyari cyatubajijwe kibuturutseho, yuko Imana yonyine izashyira iherezo kuri ibi bintu tubona bitubabaje. Ntabwo ari imandwa ntabwo zakora revolution. Nashaka jya terekere ryangombe cyangwa muhamagare cyangwa nabazanyabingi ntashobora guhindura iyi current situation. Erega tujya mu kintu ko tuzi ko ari cyo kizatumarira. Nta nubwo twakongera ngo tubyigishe ngo abantu babikunde. Ubuse niyo abana bacu tuzabasigira uho, niyo abana bacu tuzagishoboye kubirerera. Ushiraho TV abana bakaza birwanga bakabaye bayibonye. Ujya kuvuga amafilime nibo bayazi. Umwana umwe isi yajyaga mwihisha agashyiraho filime ya porno akayireba, umwana akaza akamurunguruka ntabimenye. Bukeye umwana areba se ku jisho, aramuhamagara ati papa, ati ako kantu ushyizeho kakurije ariko ako gako ni toto, hariho akandi konzi kari shapu. Gwiki isi irapfuye, ureba isi gusa isigaye guhamba. N'ubundi yarashyizeho porno se. Isi ajya agashaka gushyiraho ka porno ka video akareba. None umwana akageza akamureba atakushyizeho wapi kabisa. Yarabwira ati ariko papa wapi, arabwirura ati aho kantu ushyizeho ni toto, njye nashaka gushyira kandi kagezweho. Ariko noneho rero ubwo ngubwo urumva umwana ibyazi kuri televiziyo kuri computer we ntubizi. Njye nabivuyeho, njye n'abana bakora bo mu rugo nibo bankorera telefone akaza akayisetting. No, I can't. Ibyo ntabwo nafata umwanya wo kujya kubijyamo, ariko bo nibyo bari kuko niho ubwenge bwabo bwose burotetingira. Ubu gisubizo waho uyu muntu yavuze ngo ikomeza gukora ku mandwa z'i Rwanda ngo ni amakosa. Oya, imanda nubwo twavuga ngo abanyarwanda twese tuzisubireho tuziramye tuzambaze, ntabwo zadukiza, ntacyo zatumarira. Ntabwo wabonye ibyabaye ku Bahinde. Abahinde bagira imana zirenga 6,000. Corona ize barashira. Iriya corona banarwaye ntarwaye na corona nk'izisanzwe. None igitero cyavuye mu ijuru. Apana ku Mana ariko abahanga kuko urumva India ifite abantu miliyari imwe n'igice hafi. Niyo ifite abantu benshi bangana batyo, kugira ngo bijizemo umugambi wa COVID bagomba kuvuga yuko ihari no kugira ngo nabo bikingiza. Byasabaga imbaraga nyinshi, bari baranze kubyumva. Babyumva se bate bayina benshi, igihugu ni kinini, abandi bibiri yongeyeho mu byaro, ntabyo babiriho, kugira ngo rero bashobore kandi bagira imana zabo, kugira ngo rero ibyo bintu bikore kwari kubakirira akakina ukaboherezamo ikintu gikomeye. Cyatumye bamwe bapfa abandi bakagwa ku nzira. Usanga abantu bari ku nzira bapfuye, babyita ngo ni corona. Ariko se corona nakangara tete. Noneho barangije
uzi ko byagenze barakariye ibigirwamana byabo barabifata bikubita hasi ibindi barabiniga ngaho iyo mana bakubita se kandi bo barabye ibyerwa barabye sadagoni urumva barangije rero maze kubikubita hasi no kubiniga barafite ntacyo kitumariye ibintu bitadukiza akaga nk'aka ngaka barabyambazaga abantu bakiyongera gupfa ariko n'aba ngaba rero abantu bacu b'imandwa nababwira iki nibashaka bavuye dusubire mu guterukira dusubire ku murinzi n'umuco bawugarure ariko it can't work. Icya mbere bazabikora bonyine ntabwo urubyaro rwabo ruzabakurikira urubyaro rwabo ku rindi level ntabwo aribo barurera rero umuntu nk'uyongeye avuga nk'ibyo usibye gusa kuba nawe ibyazi yuko bidashoboka ni nk'umugani nakubwiye witwa aho ibyasize urumva neza noneho rero ashatse yabyihorera akumva icyo tumubwira ko nicyo cy'ukuri nabwo ko abantu benshi bakunda ibinyoma. Aha pase reka twigarukire noneho ibindi bibazo byo tuzabisoma nyuma yaho tuzabikorera ikiganiro cyabyo. Tugeze ku ntego ya 12. Yego. Intego ya 12 ivuga iki? Ya 12 avuga ngo to introduce new cults and continue to boost those already functioning, which include rock music gangsters such as the Rolling Stones, a gangster group much favored by European black nobility, and all of the Tavistock created rock groups which began with the Beatles. Kimwe mu bintu muri intego ya 12 harimo kwankuraja kankoresha iryo jambo cyangwa gutera umwete imikorere yo gushyigikira utugurupe cyangwa udutsiko tw'abacuranzi tuyobya abantu nk'ibyo bitaga rock music. Iyo tuvuze rock music tuba dushaka iki? Tuba dushaka kwerekana iyi miririmbire igezeho. Ubu hariho hip hop, hariho rap, ibyo byose nibigenda bikomoka nibyo bagenda barema babiremera kugira ngo urubyiruko rwinshi rubigenderemo utakaza ubwenge. Hip hop, rock music, rap, reggae, ibyo byose ni ibintu bagendaga bakora ujerekanye imyaka za 60 kugeza ubu bimaze imyaka nka 50 utwo dusiko tugenda tubaho. Muri Amerika hari bitaga ngo the Rolling Stones. N'ibindi byo bitaga the Beatles byo mu Bwongereza byahimbwe n'umuryango cyangwa n'ikigo cyitwa the Tavistock. Tavistock ni ikigo bakita ngo Tavistock International Tavistock Institute for Human Relations. Ni ikigo cyo mu Bwongereza ariko mpuzamahanga ngo kigamijwe ngo guteza imbere imibarire y'abantu. Noneho rero icyo ngicyo nicyo kigira uruhare mu guteza imbere biriya bintu by'imyidagaduro bishingiye kuri za ndirimbo n'udutsiko twazo. Music. Music. Nk'ibi ngibyo bitaga ngo ni rock music. Ibyo bita ubu urabona yuko hari ibyo bitaga reggae, ibyo byaraje nabyo birahakoze. Hari ibyo bita hip hop, hari ibyo bita rap, bita kurapa. Biragenda bigerwaho haraza kuza n'ibindi bikurura cyane urubyiruko bakajya mu bintu nk'ibyo, aho abantu bambara kugeza naho basigaye bambara ubusa, noneho bakaririmba bakora imyitozo y'ubusambanyi ubireba kugira ngo byangize abantu. Ibyo rero nabyo biri muri gahunda. Iyo ni intego yihariye ya 12. Abantu bari mu isi bagomba kwitondera ibyo bareba, guteza imbere ibirebana na music cyangwa imyidagaduro, kuko birasi na music azisake. Hariho inkingi 7 nshaka kuzashaka, sinzi ukuntu zancitse ariko nzazibona za Illuminati. Imwe muri zo harimo music. Music is part of the pillars of the Illuminati. Inkingi za mwikorezi na geometry, uriya mubare geometry biriya imibare bakoresha intuza squares and angles. Yes. Buriya rero ni Illuminati language, n'ururimi rwa Illuminati. Kuki? So ibyo rero tugomba kubimenya. None se iyo bavuga grammar
Grammar cyangwa grammar? Grammar ni ururimi, kumenya kuvuga neza indimi kuzisobanura. Abahanga rero muri grammar and rhetoric, abantu bazi kuvuga. Uzasanga abantu b'abahanga mu kuvuga bahabwa imyanya ikomeye muri politiki. Buriya nka Obama yajyaga ashobora gukora ikiganiro minota 30 akagitegura, agakora address, abantu bose bakishima. Ibyo ngibyo ni ibyo barabishyira cyane imbere. Umupasiteri uzi kuvuga akavuga amagambo, abazi Bibiliya bagasanga si yavuga, aravuga icyanditse akagihuza n'ibyo by'isi ishaka. Abantu benshi bakabona umuhanga arigisha bakamuha Bibiliya ntabwo biba ari Bibiliya kuko ari umuhanga gusa. Yes, abantu barabyumva ariko ntibagire bate, ntibakurikira Imana. Hari igitabo cyanditswe cyo bitangwa ni mu Kinyarwanda bita ubuzima bufite intego. Rick Warren. Icyanditse Rick Warren. Naragisomye. Pages, 40 pages, nageze ku ya 30. Nemwe umwuka arambwira guhagarika. Kira gitabo kivuga ibintu by'ubuzima bwa hano mu isi, yewe ni prosperity gusa yibereye. Drive and purpose church, drive and purpose drive and life, niko bakita mu Cyongereza. Umwuka arakubwira ngo hagarika. Narahagaritse, cyarananiye. Naragisomaga nkakireba. Ngeze kuri page ku gice cya 30 na kimwe cyangwa na kabiri nantibagiwe. Mwuka arambwira ngo kireke. Hasi bajyanga abakunzi be kafite abafana benshi bazavata, ahubwo so umwuka wera waguhagaritse n'umwuka wa daimon. Bazavata wose umwuka wera waguhagaritse kuko afite abayoboke benshi bamukunda bikomeye cyane. Okay, nje nabari bamukunde, nanjye simwanga. Ariko byambayeho jewe, nibyo byambayeho. Kandi nkunda gusoma ariko cyarananiye. Kandi bitabo by'Imana byose ndabisoma. Wumvaga se ibintu birimo ibintu bimeze biti? Harimo ubuhanga bakabihuza n'Bibiliya ko usanga atari Bibiliya. Bisaba ubushishozi burenze. Abandi rero bafite amazi mu biko. Bibiliya rero niko bimeze. Uzarebe barakoresha muri za conference. Mu biterane hambere hanga batari bakinga amadini. Nta bindi bavuga za conference ugasanga ziriga ku bucuruzi, ziriga ku iterambere, abakirisitu buryo bashobora kumenya ubuzima, gucuruza, gukora imishinga. Ariko se mu cyaki yego ni byiza ku buryo bugaragara, ariko spiritually birafasha icyo umuntu. Usanga abantu benshi ari byo bateza imbere, ibyo bashyiramo. Yesu yatubuye imigati, umuntu agahera kuri icyo kintu akabereka n'uburyo watubura nawe ibyawe. Udakoresheje umwuka, ukoresha teknoloji yawe. Umuntu agahita yinjiramo akajya gusobanura none uburyo nawe wabitubura. Yes. Ukumva akoresha icyanditswe ariho uganishije mu isi. Akakwereka ko nawe uri Yesu. Abantu rero ntubaye Yesu, ariko akoresha icyanditswe cya Yesu. Agutwaye mu byo isi yigisha. Izo ngisho kandi zo zigwiriye cyane muri Amerika kandi zifite imbaraga. Yes, nibyo nkubwira. Abantu ba Joyce Meyer nizo bakunda kwigisha cyane. Yes, nijyo regari burya niyo ijambo ry'Imana ryo reba naho rituruka. Ikintu gitera ubwoba ushobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bagore kurusha abagabo. Kuko se bimeze kuri kandi bose ari abantu. You know? Nkuko navuze zabo, they are very nervous ikintu kibayeho. Kandi bakagira ubundi bwenge bukomeye natwe abagabo tudafite. Ko buryo umugore ashobora kugeza imyaka 100 arishobora gukambakamba akitekera. Umugabo usanga ari we n'imbeba byararangiye. Ibintu bikomeye cyane. Yemwe mfite umukecuru urimo ufasha abuzukuruza kubatekera bagiye kwiga. Amaye abuzukuruza ko nta buzukura gifite aho ngaho. Ese bakawe they can't work. After abuzu, okay, nabuzukuru ariko babana bato. Nabuzukuruza be batoye. N'umwuzukuruza yari afite umwuzukuru wari wahabyariye abyara umwuzukuruza. Nawe akamufasha. Bafite ibintu bikomeye cyane. Urebe ko ibi bintu mwabukuzi ko umwuzukuruza nawe wabyaye ahubwo kandi aracyajye no mu murima gahinga. Ariko umugabo ntiwabikora. Akaza agategura akagira atega kurutu. Mbese utuntu tujyanye na surroundings byari bimukikije yabamo kuruta wo mugabo. Urumva neza bafite imikorere yabo. Ese we numva yuko Yesu muri Luka 8 ngo Yesu n'abagore bamufashaga bavana nawe hehe i Nazareti, abagore bamufashaga. Fugira afite abandi bagore kandi iyo turebe mu ntumwa ntibagaragara, ariko bari bahari bamufashaga. Bari mu bigishwa ariko bo nibo bamufashaga. Aho rero paseri niho abantu bashobora guhita bati none ntago wumva ko witsinze
ntumva ko Yesu yari kumwe n'abagore bamufashaga. agiye nigisha abantu ntabwo shaka amarangamutima shaka kuyoborwa n'umwuka iyo hajemo amarangamutima ibintu birapfa kuko umuntu ashaka kwavansa icyo ashaka akitwaza icyo uvuze cyangwa icyo asomye muri Bibiliya agakora ikidatunganye tugomba rero gukora ibintu ku murongo. Aha tugaruke muri music. Ni music gusa niyo ivugwamo aho ngaho imyidagaduro uvuze harimo music n'iki no harimo music aha rero yo niyo ngingo ya 12 twari nicyo gusa hangaha iyo iravuga ku myidagaduro ingingo ya 12 iravuga ku byerekeye imyidagaduro gusa ariko mu myidagaduro ni music bavuzemo gusa yonyine. Yes, only music. Byumvikana yuko ifite kuko nakubwiye ngo muri za nkingi zirindwi za Illuminati harimo music ifatwa inkingi yayo gite yihariye tayongeyeho ikindi niko nahangahe rero bikora. Nuvuga ngo ibi bintu tubona imibyinire iriho gasanga umuhungu aragaramye umugore muri hejuru amwishija hejuru umukobwa amwishija hejuru ngo arabyina biriya byose niyo iyi mibyinire ntabwo yahozeho. Uvuze gutyo metse kubona indirimbo y'umuntu ntabwo ari hano mu Rwanda ariko ni hamwe mu bihugu bya Afurika umukobwa ararebwa n'abantu amamiliyari ariko akaririmba yambaye nta mwenda w'imbere yambaye akantu ko kagace abantu basa nkaho bari hasi bari hejuru kuri stage kuri podium yambaye akarisona akageza hejuru y'abantu ko bo basa nk'abari hasi ari hejuru cyane akajya yegera umuntu abantu barwanira gukora kunuza ku myanya ndangagitsina ye ukoze ukabona arishimye birenze abantu bose amaze kuba yazama akajya kuba yumva ashaka wakoraho gusa narabibonye ndikanga. Yes, uzi icyo bishatse kuvuga se ni ibingibi mu byo kuroga abantu kuko bari abantu ubwabo aho kugira ngo babibone nk'ibizira ahubwo no barabibona nk'icyo kwishimisha. Abantu barabibona nk'icyo kwishimisha barabyina nyine baritakuma ariko ni ibizira in short but they don't know. Noneho ahubwo byatwaye abantu ubwo rero n'abandi bakobwa arabatinyura ibyo bishatse kuvuga kugira ngo bashake kumera nkawe noneho abandi bazambare nkawe ejo bajye mu muhanda noneho ubarebye natangara ahubwo aba ari we w'ikibazo nibigeraho biba umuco abantu babyakire noneho ejo abantu bazambara ubusa kandi ibyo byose birimo birashyushya igitsina gabo ntabwo igitsina gabo ubu ngubu barimo barategura abagabo kuza ababurutsi bajya bafata abagore ku ngufu kuki se bavuga ngo ubusambanyi bwarakomeye ubu ngubu ntabwo ushobora gufata umwana wawe ngo ajye kwigira kwa nyirarume cyangwa kwa se wabo oya none se niba umuntu asigaye afata ejo nabibonye muri Uganda abagande bo baba narizo n'abanyarwanda byagezeho barafata abana babyaye bakabatera inda none se niba umuntu udatinya umwana yabyaye wowe inyokorume urumva byoroshye cyane noneho ibyo bintu aho kugira ngo babirebe nk'ishyano barafata nk'ibisanzwe ndetse abandi bakubwira ngo ni iterambere se riganisha hehe ibintu biracika. Muri music ho birarenze ubusambanyi bwinshi abona ariho bwicaye bituruka hese bituruka muri ibyo bintu bituruka muri pornography industry biraturuka muri zone byino muri televiziyo batangiye buhoro ubona abantu kugerayo basomana n'abana bazi kubireba ejo muri harabambwiye hambere abaramutse buzi bike nta filime ishobora kubaho utarebye abantu basomana ikitonderwa kandi hasomana abantu bahuza ibitsina ubu nibyo bigezweho none so nubwo ubundi buryo bwo kuroga abantu usanga bari glued kuri screens batavaho bareba amafilime y'urudaca ibyo bintu bibazamo kandi iyo byarahanuwe mu mwaka w'1969 umukecuru wahanuye yaravuze ngo mu bintu bizabona televiziyo igiye kuzaroga abantu kugira ngo abantu bajye bareba ibintu barebaho ababibonye abadayimoni bari muri babandi babikinnye bajye basimbuka bajye muri babandi nureba amafilime y'urukozasoni abadayimoni bazakwijiramo. Niyo mpamvu umuntu yareba pornography yifite ubuhamya bw'abantu benshi kugira ngo azayireke intambara ikomeye ni nk'umugozi bagushyizemo mu ijosi kugira ngo ugire umugisha wo kuvamo n'intambara ikomeye. Iyo warebye amafilime hariho n'igihe uyareba bakazana ibyo kurya ku isahani bakarekurira kurya wajya kurya ugasanga ubishyize mu zuru
hari umumama mwegeze kumbwira narambwira ati rwose we kwiyuhagira byari byaramunaniye kuyegeraga mu ntebe yatangira kureba amafilime arambwira ati amazi bashyize muri dushe ni umumama wishoboye ufite n'abakozi twayashyize muri dushe ugasanga ntabwo yigeze agira ate amazi ntiyuhagire kubera filime mukarira bumwiriraho atiyuhagiye tu pe kwiyuhagira wapi kandi bazakora kino kiganiro hari abazampamya ibigo byari ukuri ushobora kureba amafilime ya Shane ukaza kuyavaho ukayarangiza nigeze kujya kugendera umugabo umwe mu bishop ngendariwe bakareba ayo mafilime tukajya gusenga bikatunanira bagasenga dukubitaho gusengesho ry'iminota 5 kubera niyo ndavuga se urugo rwa bishop kwiki kureba amashene kandi noho y'abahinde uko bayakurikiye bareba bakicara bakareba bakaganira ibyabayeho reba urugo rwa bishop Satani yarugerereye kujya gusenga bikaba ikibazo tukaza rero gusenga iminota nk'itanu twarushye nta mbaraga zo gusenga zaboneka aho ngaho wapi sigara ari umuhango aho niho ariko simba I'm not blaming them simbagaya jewe ahubwo ndareba igitero twatewe ibintu turi imbere tureba amafilime ni ikintu cyujya je ntabwo nyangira televiziyo mu rugo ndayifite rifite byira actually ariko ndango zikoresha kwayi zirebwe se nande simbireba Adamu nawe ni umuntu wibereye mu bindi ntagira ibintu bimukurura abana ntabo tugira mu rugo so ntabwo ngireba nkoresha telefone gusa ko telefone ndayitegeka kabone ndashaka kureba ibi ariko televiziyo wayitegeka ushiraho shene ugasanga hari ibyo wajya kuyira ukajya kuyindi abana hanyuma mu gusoza dusoreze ku ngingo ya 13 ku ntego ya 13 intego ya 13 iravuga rero ibindi bishaka gusa nk'ibyo nuko ntubyiyobokamana iravuga ngo to continue to build the character of Christian fundamentalism begun by the British East India Company servant Dabi, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel by identifying with the Jews through the myth of God's chosen people and by donating a very substantial amount of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity. Nukuvuga ngo iy'agaciro gaturihariye ni intego ikomeye umva yuko ari intego yabo noneho kandi bayishyize mu iyobokamana aho kantu urakumva ni intego yabo none bayizanye mu iyobokamana kandi nabyo njya mbibona kuvuga intego ya 13 ngo ni ugukomeza kubaka udutsiko twiyobokamana rya gikristo ngo ariko ryuri udutsiko dushingiye ku buheza nguni bikaba byari byaratangiwe na kompanyi y'Abongereza yitwaga East India Company bikoresheje umugaragu wayo kompanyi y'uburasirazuba bw'Ubuhinde ariko ari y'Abongereza umugaragu wayo witwaga Dabi ngo niwe wakoraga ibingibi ngo ugushyiraho ubuhezanguni bwa gikristo ngo bizafashwa mu rwego rwo gukoreshwa nabi muri gahunda yo gushyigikira igihugu cya Israeli noneho kuvuga yuko tugomba kwifatanya nabo kuko ngo ari ubwoko bw'Imana kandi bakaba ari intore z'Imana tukabafasha muri ya gahunda y'intambara barwana n'abayisilamu. Ibyo tuzabihuza tuzabireba tugeze no ku ntego ya 14 turebe no bayisilamu buryo no kudutsiko badufite badukora baduhisemo no turodutsiko turafasha abayisirayeli kuvuga yuko abajuifu cyangwa abayuda abayahudi babogamiwe kandi ari ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe bityo ubabogamiyeho akaba ari umwanzi w'ubukirisitu mu rwego rwo kwifatanya nabo rero umugambi w'intambara tukaba turimo muduteza imbere ubukirisitu. Aha rero ndabizi nza abantu benshi na hano mu Rwanda bajya no muri Israeli bakavana y'ibitaka abandi bakavana y'amazi n'amabuye kugira ngo bareme ikiyumviro kitari cyo mu bayoboki yuko Israeli ari igihugu cyiza cy'umugisha n'abagituye ari abanyamugisha n'ubasabira umugisha bo n'umugisha. Nukuvuga ngo iyo ufatanyije nabo mu ntambara zabo kiba ari ikibazo. Nukuvuga ngo niba uri umukristo
ukumva abapalestine bari abarabu akarengane kabo ntugomba kukareba. Abo ngabo ni ibivume n'abana bo kwa Ishimayeli ni ibiki ibintu bimeze nk'ibyo, kandi ibyo Satani azi yuko atari ubukirisitu, ariko wowe ukabikora uzi urafasha uri gufasha bene wanyu ngo Isiraheli ngo iki gihugu ngo nitugisabira umushinga tuzawuhabwa, urimo urarema udutsiko ariko mu buryo wutazi, cyangwa se twa dutsiko turimo turakurema tuguhindura umuheza nguni mu bintu bidafite umurongo. Noneho barabikora babizi neza ko ibi bintu ari ishya, barabikora bazi ko uzabona hano n'abantu batwara abantu muri Isirayeli iki byose ntacyo mpfa nabyo, wagiye kurambura bariyo barakora amafaranga, wowe uragiye kujya kureba. Ubikoze ku bushake bwawe ni byiza, ariko se byongera iki ugakiza kanjye? Isirayeli ubwayo ni igihugu aho bari harakorerwa ibizira nk'ibikorwa n'ahandi hantu hose. Rero gukiranuka no kuba intore y'Imana ntabwo bikiri kuri Isirayeli, biri ku itorero ry'Imana rigizwe n'abayuda kandi rikagirwa n'abanyamahanga arimo twebwe. Yego muri Kristo Yesu urimo duhindukira the chosen people of God cyangwa intore z'Imana, ariko ugasanga abakristo baravuga ibintu bitandukanye n'ibipfuye. Nagiye mu rusengero rumwe habaye ibyago, hari umuntu bari batwaye yo gusengera nanjye njyayo, ndebye ku gikuta nsanga handitseho ijambo rivuga ngo Isirayeli uri hejuru y'amoko yose n'ibintu byose, ndetse uri hejuru y'itorero. Batyo itorero ahangaha rirahari uko bagenda bandika ibintu byinshi bavuga kuri Isirayeli babigira nkareba, noneho nkareba abo bantu ubu ni abakirisitu kandi n'abarokore. ubwo ni ubuyobe nabwo, ni ubuyobe bukomeye ariko burimo na dayimoni. hari akantu uvuze, uravuze uti igihugu cya Isiraheli ibigikorerwamo ni nk'ibikorerwa n'ahandi hose. Yes. Kuki nyine abantu bagenda bakajyayo ugasanga bazanye ibikabyo byinshi, bazanye ayo mazi ngo bakuye muri Yorodani aho Yesu yabatirijwe, bazanye amabuye yo muri Isiraheli, amavuta yera, bazanye ubutaka bwo muri Isiraheli, bakerekana ko ako kantu kukageza inanga ari ikintu gikomeye mbega kandi ari igihugu kiberamo ibibi byose nk'uko n'ahandi. Oya biruta n'iby'ahandi, kuko it's no longer Holy Land. Kubiza ngo ni Holy Land se nukuvuga iki? Imana yaravuze ibyo yarabihagaritse. Yesu ubwo yabwiraga umusamariyakazi yaramubwiye ati uhereye none mugore nyizera yuko bitakiri ngombwa gusengera kuri uyu musozi cyangwa gusengera i Yerusalemu, ahubwo data bashaka n'abasengera mu kuri no mu mwuka, bene abo nibo bamunezeza. Icyo gihe rero Yesu yagishaka, niyo mpamvu isezerano rishya rifite intuzi ikomeye cyane tugomba kuryumvamo. Yashaka kutwereka ko ibintu byose biro birashyirwa ku iherezo, kugira ngo ikibaho cyose kibe mu mwuka, kiye kuba mu byo abantu bareba n'ibifatika. Ukajya kuzana amazi ya hariya abantu bakabikurikira bakavuga ko ari umugisha, bakamuha n'amafaranga menshi. Ahubwo none se nagiye ngiye gusura nk'umuntu ugiye gukora ubukerarugendo, hano nkamenya ngo ngiye kureba iby'amateka ya kera byo mu isezerano rya kera bitagifite iki umurongo, no mu isezerano rishya wenda bijyanye na Kristo yavugaga, ariko nabyo ntabwo bikiza ubugingo bwanjye kuko abahatuye ntacyo byabamariye. Ubu rero ni ikibazo gikomeye cyane. None ubwo ni ukuvuga ngo ingingo ya 13 ni ukurema udutsiko twa gikristo tugamije tuduheza nguni. Ubu turahari kandi ibyo kora nibagiye kubwira biri mu mugambi watangiye mu cyamagari 871 bwatangije n'utoga gusipe mazini, yari umufiyoso, yari umumafia, akaba no mu Illuminati. Ashaka ategura intambara ya gatatu izaba ku isi ishingiye ku myizerere. Uwo intambara zigiye kujyaho ni intambara ziri social, abantu bapfa ibintu, amadini, amoko, ibitsina, ibintu nk'ibyo, ubukene, inzangano, ubucuruzi, buteye imbere udakwanjye, ashake kukumanura, bigeze n'umuntu uza muri YouTube biriho, nawe ufite amafaranga barakugirisha ari tumukubite hasi, oya ngo ni views, barapfa views nyinshi. Nose ibyo dusigaye turi bamaraya, erega muri y'abagabo twese twabaye bamaraya, turi bamaraya ba system. N'abagore usanga babaye bamaraya bari ku mihanda, ko urimo sigaye mbona ari benshi ku mihanda ari indaya, kagushaka umugore ushyira mu rugo bimaze kuba ikibazo, ariko ku muhanda ukurembuza ubu ni benshi
ni nk'ibiti ni nk'uburo buhuye. ni ukuvuga ngo utwo dutsiko urimo kutubwira ni udushingiye mu gushyigikira Isiraheli. Yes, ariko hagamijwe kuzana intambara zishingiye ku madini yo kwibokamana. Ubu nicyo barimo bubaka, bo baracyubaka bafite intentions, bafite icyo bashaka gukora. Rero ibihugu byose kuvuga Isiraheli, abakristo bagomba kuvuga ngo no, ntabwo tugomba kureka Isiraheli itereranwa. Ko Isiraheli nubwo ari igihugu kireba kimeze kuriya, ari n'agahugu gato ariko gafite imbaraga zikomeye cyane, kuko abagashinze Abayuda nibo bategeka isi, nibo bazanye intambara ya kabiri y'isi yose, kandi yica bene wabo benshi, hagamije kugira ngo bizabe intandaro yo kubahindura indakorwa, kandi babahereho bazana izindi mvururu zikomeye. Ubu ngubu izo mvururu no mu Burayi zirahari, aribyo bita ngo ni antisemitism. Antisemitism ni theory ivuga ngo ni philosophy ngo yo kwanga Abayuda. Kandi Abayuda ntabwo ari bo Semites bonyine. Tuvuze Shemites tuvuga cyangwa Semites, bene Shemu n'Abarabu bakaye barimo n'abaki bose, ariko no barabyihariye bavuga ngo antisemitism babivuze y'urwanya Semitism, uburwanya Abisirayeli. Kandi ntaho bihuye, kugiye usanga Abisirayeli b'iki gihe benshi ni Caucasians. Caucasians ni ukuvuga abazungu, whites. Ni ibintu bikomeye. So rero ugasanga harimo game utashobora kumenya. None se ubwo buheza nguni bushingiye mu utwo dutsiko, yewe hari ikintu numvise mwe bose, ntago n'uyu munsi ubwo buheza nguni ubwo uretse no kuvuga kwenda kuri Isiraheli gusa, ntago ubwo buheza nguni buhari, utwo dutsiko duhari dufite ibindi bintu bahejejeho inguni ariko atari Isiraheli. Utwo dutsiko turahari. Uravuga warubaje nguki? Urabona utwo dutsiko tweretse aho ngaho muri iyo ntego ya 13 ngo n'udufite ubuheza nguni bwo gushyigikira no gutabara Isiraheli, mushingiye ku bukristo ariko ushingiye ku bukristo. None ngiye icyo narivuze ni utu dutsiko uyu munsi dukoje ubusesenguzi bw'ibyo turi kubona, nta dutsiko turiho no dutsika ariko tw'abakristo, sibyo dushingiye ku bukristo ariko tudashingiye mu kuba wenda barwanirira Isiraheli, ariko bafite ibindi bintu by'imyemerere yabo bafashe yo kuba badashobora kumva iyo bukamana ry'ukuri. Yes, urumva iyo abantu bakuze batyo ubwabyo n'ubuyobe bukomeye. Niba mu kwizera kwabo batekereza yuko Isiraheli kuyishyikira harimo agakiza, kiba kibaye ikibazo. Ngo abantu benshi bashyigikiye George Bush muri ya ntambara yo kujya kurwana hehe muri Iraq, bavuga yuko ari ukurwanya antikristo. Amadini menshi mu fundamental Christian churches zo muri Amerika baramushyigikiye, abenshi barasenga barishima, barasenga kucyo minara bari bamaze kuyisenya, kandi ya minara ni programu ya Illuminati kuyisenya, ntabwo ari abari abibyihebe bavuga uretse pasega uretse gato. N'usura munara ira minara muri Amerika ni Illuminati yayisenya. Yes, nose bava kujya muri Amerika ugakora ikintu kucyo abantu batajya batekereza, can't work. None umushaka kuvuga ko aribo babyisenyeye, nibo babyisenyeye, that's a game. Ariko ibivuze nyine barakubwira ngo no, ngo wowe ngo muzanye ibintu byo ngo ni conspiracy theories, ariko ntabwo ari byo. Sikuvuze ko kuri hari ikiganiro dotse gukora, umuntu yanditse ko gukora bivuga ngo nyine ngo byo ni ibintu bidafatika uwo uvuga uko iryo jambo niryo yanditse conspiracy theory bavuga batyo kuko bararuzwe. Ukuri ko icyo bemera nk'ukuri nicyo bita official narrative, cyangwa se bashaka kugita fake news cyangwa se ibiki byose. So official narrative nta hantu uvuga ngo byavuye ahantu hizewe. No, nta hantu hizewe hahari ku isi kereka ku Mana, kuko nawe ndi wo wizeye yakubeshya. Icyo ni ukuri. Ashobora kuvuga ikizewe kijyanye n'ukuri gire ko afite, niba biri mu nyungu ze ashobora kuvuga ati ikintu kiravuga izi. Nabo uhagaze ukabwira abantu uti jewe ndizi data ndamuzi yishwe n'ikintu runaka, icyo ni ukuri kwizeye kurabizi. Ariko ushobora kubivuga mu nyungu zawe, uti data yishwe n'ikintu runaka, ariko ubeshya ushaka izindi nyungu wageraho. Nabyo birashoboka. Ntabwo yishwe n'urupfu rw'ikirago, baramwishe kandi bamwishe ni runaka. None ubu ukabuvuga uti iriya minara yose yo muri Amerika
na za Pentagoni nabonye baragezeyo nibo babyisenyeye kuko hari uzagenda hari nimwe mu nyubako zagize zitaguye ahubwo zasubiye zagiye mu gitaka niyo barakoresheje ryo kuza guhitinga biriya bintu ariko hari imwe mu nyubako yo yambizwe iyo ni tekinoloji ihanitse fata inyubako ndende ya etaje nka 40 igacupira ikaburira mu gitaka ntabwo ari ikintu bavuga ngo ntabwo yaguye ngo nuko indege yayihitinze yayikubise so therefore ubwo sari nk'akaye gakino baba bari gukina isi icyari kigamijwe cyari kiri mu mugambi wo bita ngo ni NAC uwo mugambi witwa NAC witwa nicyo bitaga ngo New American Century. New American Century ni umugambi wo gusenya ibihugu 7 by'abayisilamu muri wa mugambi wo guteza akavuyo twabonye ku ngingo ya 11 na 11 gikozo kuzana ibibazo twabisomye to weaken moral fiber of nations ibihugu kubica intege no kuzana crisis ku isi kugira ngo muzijere harimo nk'ubu ngo baje ibyo bakora kwa Gaddafi uri uzi bihakorerwa barashaka gushyiraho amatora kandi amatora yanze kugira bagenda bayimura abonye ejo bundi barayasubitse mu buryo butazwi why kuko barimo barareba ese buriya Libya ntiyakongera ikagitera imbere ese uriya muhungu Gaddafi arashaka guzingwa bazi ko bashobora gushyiraho amatora n'agasimbura se abantu kuko abantu bararushye kandi baricuze n'impamvu Gaddafi bamurwanyije none muhungu Gaddafi yagiyeho kandi barashaka ikintu bamutoteza ngo bamuze kwitoza cyarabuze ibyo bamurega ntibifatika ubwo bashobora kubigira hagati wenda bakaba banamukuraho bakamwica cyangwa bakamuhera ibineti none uriya musirikare witwa Generali Haftar bavuga yuko yarashyikiye Gaddafi urumva sinzi neza uko ariko umuntu ntushobora kuvuga bati rero nawe arashaka kwitoza so Libya ishobora kuzuka kuko ifite ubutunzi ifite amafaranga ifite iki itarajya kure ndacyafite intuza kandi ibyo ntibabishaka ntibashaka yuko Libya yakongera gusubira mu maboko y'abantu batarabizerwa mu bijyanye na gahunda yabo cyangwa se uriya mwuka wa Gaddafi ukagaruka ariko ntawe ubitekereza twebwe abanyafurika tuba turi aho gusa demokarasi amatora tumeze nk'akasuku icyo uvuze n'ikiririmba ufite ibibazo n'ishyano hanyuma pase turi gusatira umusozo hanyuma nk'iyo ngingo ya 13 ko numva ari ingingo ikomeye kandi tubona kuko biri mu abantu birirwa muri Isiraheli bahora bagenda amadini ashishikariza abantu gusengera Isiraheli ngo Yesu yarabivuze ngo na Aburahamu ngo Imana yarabimubwiye ati musengera igihugu cya Isiraheli ubona ibi bintu bizarangiza gute bizarangira koko abakristo bahagurutse kujya kurwana ziriya ntambara za Palestina na Isiraheli ziriya ntambara zavamo intambara ya kabiri y'isi yose intambara ya gatatu the culmination of the third world war intambara ya gatatu y'isi yose izajyamwo ibintu bishingiye ku madini kimwe mu bintu bizaprovoka abantu bose guta umutwe ibintu bishingiye ku madini ndetse bavuga ko azakoreshwa n'intwaro za kirimbuzi ibyo b'intwaro za kirimbuzi byo bikura ku mukecuru wahanuye muri za 1968 ubuhanuzi bwe bwarasohoye yabubikije umuntu witwaga Emmanuel Minos uyari umuvuga butumwa niwe waje kubivuga amaze kubona ibintu avuga ati yaranabinigirije avuga ati ni ibintu by'intunza bidafite maze yarabyanditse agapura gashyira muri drawer yigumiraho afite ibyo abakecuru sinamye yarabyandika none abonye bibaye arabati niki babwira ibintu mbona igihe umukecuru yambwiye yaramwete imbere yuko Yesu azahari amubwira ibizabanza ibinyo abantu kujya kuri rutari bakavuga ubusa yashizemo n'akantu kavuga ngo mbere yuko Yesu aza yes mbere yuko Yesu aza dore bizabanziriza kuza kwe avuga n'ibi by'ubutumwa bupfuye kuri za alitari mu nsengero byose avuga na pornography n'iyi mikino yo bita ngo ni horror films none ejo nabonye horror film iteye ubwoba aya mafilime nyine arimo ibintu biteye ubwoba abantu bareba bakareba abantu bapfa abandi yari yabivuze ibyo byose yavuze ko hari abadayimoni bakina biriya bintu iyo abantu babirebye
bazajya babikurikiza kandi ko njya mbibona uzabona umwana afashe mugenzi we hari umuntu wese ufata mugenzi we amutera icyuma kubera ibyo yarebeye mu mafilimi umwana arapfa abana bato wajya ngo ni iby'imikino kumena abadayimoni bari mu mwana hari abantu bareba imipira ugasanga barwanye baniganye ngo kubera ikipe ye ngo yatsinzwe nabyo uwo mukecuru arabivuze se n'izira filime tureba nyine abadayimoni babirimo nibo babizamo usanga umuntu w'umugabo ari mu ntuza bamwe batanga n'amafaranga yabo ngo yangira aza gutsindira ajya gutsinda mu rugo nta byo kurya bihari ahubwo ugasanga bari muri ibyo bintu aratanga amafaranga ngo arakora betting yasenye ngo yazimaze yes it's very bad. None urabwira iki abadukurikiye bari mu madini atandukanye babandi bavuga ngo na abayoboke ba Kristo? Jewe amadini niyo mpamvu mvuga ngo dushingiye bita virtual church, itorero mpuzamahanga ushobora kuba twahurira mu abantu benshi b'abahanga b'abanyabwenge baza bakanadufasha muri uwo murimo wo guhindura ibintu ngo bibe bishya dushyire ibintu ku murongo, noneho abantu batangire gukanguka ibyo barebaga nk'ukuri ko baba barabihereranye tubishyira ahagaragara ko ibintu byose bipfuye. Noneho ushaka kuzajya mu ijuru by'ukuri kuko hari n'abandi bakunda iby'isi Bibiliya bisobanura kandi nibo benshi cyane nibo benshi cyane. Kadusoma umurongo wa Bibiliya batazavuga ndabikura ahandi. Bibiliya igice cya muri Yohana, urwandiko rwe rwa mbere yandikiye itorero Yohana igice cya 4, noneho turebye umurongo wa 4 haravuga ngo bana bato muri ab'Imana kandi ba bandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Harimo uri muri twe ninde ni umwuka wera, muri bisi n'abarundi mwuka uhari. Urumva ko kantu nakanwa kumwe muri abantu bajya bavuga ngo ngo ikimenyetso ngo bazashira ku gahanga kandi abantu bakikoreye uri mu bisi aruta uri mu bisi. Uri mu bisi yes. None akavuga ngo abo nabisi cyo kintu kibaranga nabisi nicyo gituma bavuga ibyisi kandi abisi bakabumvira. Umuntu avuga ibyisi ari ibyisi arigisha amavatiri kujya muri Amerika. Hari umugore wasimbutse arabyina ngo kuko yari mu rusengero akikiye umwana w'umukobwa, muramubwira ati muvuga ko Uwiteka avuze uwo mwana w'umukobwa agiye kurongorwa n'umuzungu ngo nakura mu bukumi bwe. Umuntu aravuga ati mbonye umukwe w'umuzungu nakize. Ibintu bipfuye ubwo nawe araho ngo ni isezerano yikoreye kandi mbona aribyo bigezweho mu rusengero. Ahera ku wa mbere amuhagurutsa ati umva nkubwire iby'imbwire. Abantu baba bipakiye buzuye. Kuki bipakiye se? Nabisi. Okay? Kandi abisi bumvira iby'abisi bababwira bagenzi babo. Burya bari muri theatre yabo wowe uraza ukicara ukakamera ukareba ariko aha ko ni igicumbi cy'abadayimoni urakaze. Ni umuntu ukaze. Kandi umurongo wa 6 tukavuga ngo ariko twebweho turabi Imana. Yego kandi uzi Imana aratwumvira. Nubwo twakora ibikomeze bite ntabwo twahindura abisi. Abisi ahubwo bibavanyemo icyo bakora babyihura bakigendera kuko n'ubundi ntabwo ari ab'Imana. Nuko kabisa bamaze kumenya yuko babitahuye ngo ni ibinyoma n'iki, ariko kugira ngo bitahure ko ari ibinyoma nuko dayimoni yaba atakibikoreramo. Ku buryo dayimoni abikoreramo birasohora. Rero buri muntu batabivaho dayimoni ajya akagira umwe akagira akamuha ureba akabikitegerezo cy'abandi runaka wamubonye ko byagenze neza. N'umukozi w'Imana yamukozeho riraka buri yaragiye yaguze impigi yaguze ibuye n'amazi bamusengeye akajyanwa none yarakize. Ugasanga ari umuntu ugenda byamamaza ugasanga ari ishyano ngo naho utari uw'Imana we ntatwumvira. Ibi tuvuga utari uw'Imana ntabwo atwumvira. Twe nabo tuvuga ibyacu turavuga iby'Imana. Niyo mpamvu uzabona muri za comments abantu benshi bazadutuka n'abandi bazavuga bati kuko ntabwo ari ab'Imana n'abisi cyangwa n'abamadini yayobye. Uzareba abantu b'amadini iyo tuvuze ku madini iyo navuze kuri Gatolika n'Abaporoso bose bampuriraho. Gatolika n'Abadive bose bantukira kimwe. Umva ndazifite comment yari yazo tuzazisoma. Noneho ugasanga umudive kuko bavuze ku idini ryo muranganye. Hari n'uwavuze ngo najyaga nkukunda nkakurikira ibyawe ngo ariko sha ngo ndakumenye uvuze ku isabato y'Imana ibyo bikabishana. Umugaturika mukaba mwakundanaga bavuga kuri Bikira Mariya uvuze ku mubyeyi sha azagukindura. Ukibaza uyu muntu ubwo bukana n'ubura kandi ubwo arakubwira ngo afite umwuka w'Imana. Dufite ishyano nawe aravuga amagambo aturuka mu bubisha
ubwo umugenzi nibyo yise basi akoreka kandi none mubwiye mu kanya mubwira ni utwo so dutsiko tw'uduheza ngune n'ubundi nazo no dutsiko mu madini nyine ariko no dushingiye na kuvuga Isirayeli ntibabyitayeho cyane muri Gatolika ntabwo bashobora kuvuga Isirayeli oya ntaho bahuriye nayo baranayanga ntibajye bayivuga wapi ibyo ntabyo narinzi kandi Kiliziya Gatolika yaragize uruhare muri jenoside yakore nose bari kumwe na Hitler mwagiye mumenya ibintu buriya barakoranye muri jenoside yaba abayuda bafite inzika yo kurwanya abisirayeli abayuda babanza abayuda cyane bakabashyiraho icyaha cyo kubanga bavuga ngo babambye Yesu. Papa ntabwo aragera muri Isirayeli bo sinzi ariko iyo yitwa Paulo yaragiye Yohana Paulo yagezeyo ariko n'uyu wenda azajyayo ntabwo kugeze ntibajyayo barajyayo nyine ariko ntabwo bafite uko babakunda kuko kuva kera uburayi abanyaburayi banza abayahudi bahasuhukiye ariko nabyo bifite ikindi kintu bivuze ubona harimo ikindi kintu pasi ngewe ndavuga ngo niba badashaka ari nko gushaka kuzimangatanya ibirebana n'agakiza kakomotse ubwo tugiyemo twaba tugiye kugira idonido y'ibintu tukavuga ubwabo se Kiliziya yitwa iki muri Bibiliya y'igishushanyo gisengwa muhereye ya mbere kuki ntibagomba gukunda bariya kandi yahereye i Burayi mu Burayi ariko kandi ku rundi ruhande urwango rw'abanyaburayi banze abayahudi byarishingiye ku byo Yesu yavuze kuko ntabwo bagombaga kujyana n'umuvumo wa Kristo ngo bagire amahirwe aho bagiye bagombaga guhura n'ibibazo kugira ngo rero bave muri cya kindi bije mu kinyoma none antikristo yabahimbiye abaha ubwenge bafite n'ubutunzi bw'isi buriya bafite abayuda ntabwo uzi uwitwa Meya Amsher Rothschild ni umuyahudi ariko w'umudage niwe wasabye aravuga ati njyewe sinshaka ubutware bwo kuyobora za parlement z'ibihugu ahubwo ndashaka ubuyobozi bwa treasury ububiko bw'ubutunzi bw'isi arabuhabwa ububiko bw'ubutunzi bw'isi I don't want parliaments I want the treasuries of the world niko yavuze asaba shitani kandi nabimuha niyo mpamvu afite umushinga wo gufinansinga ibikorwa byose bya antikristo niwe muyobozi mukuru wa Rothschild. Yes, umuryango wa Rothschild yabyaye abana 10 abakobwa 5 n'abahungu 5 abahungu bene bayahaye ubutungo baravuga umukobwa ntazahabwe n'ifaranga rye na rimwe kugira ngo utazajya mu moko yabo bazashakamo mu miryango bazashakamo abaha aba umukobwa ushaka icyarya ajye mujye muhera ku isahana rya agende ariko ubutunzi mu bahaye abo abahungu be wora irorohewe niyo bita the Rothschild family bakora imimo sekuruza yabahaye no buryo bakora so uyu murimo wabo no gufinancing World Bank kijega mpuza na banka y'isi yose na International Monetary Fund icyo twita ikigega mpuzamahanga cyombi ni by'umuryango ni family c'est family business mondiale. Yes. Bank mondiale. None wagira ngo niyandese ni ibihugu se ni ibihugu sibishyiramo inote zabyo se ariko baraye dufite ibibazo kabisa nta gihugu kirari gifite ijambo abantu bose nabagaragu iyi system yese ite so ijambo ry'Imana turarangize riravuga ngo numwa 6 tugiye kurangirizaho uravuga ngo ariko twebwe turabi Imana kandi uzi Imana aratwumvira naho utari uw'Imana ntatwumvira nuko rero icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwari wo. Yes, umwuka uyobya uyu mwuka uyobya niyo kimenyetso cyashyizwe ku batizera Imana ntabwo utagira umwuka w'ukuri bizatuma ni nacyo kimenyetso bafite imbere y'Imana nta muntu ushobora kureba icyo kimenyetso kiri kuwiteka Imana ye yo mu ijuru bwayo n'abandi Imana yahamagaye kumenya kugira amaso yo kureba iby'umwuka. Ya pasa murakoze cyane ngira ngo ibi nabyo birumvikana tugera ku musozo nuko twabwira abadukurikiye yuko buri wese ahari akwiriye kubera amaso ubugingo bwe kandi akwita cyangwa se akita ku miburo abarimo arumva yego hanyuma akegera Imana ikarushaho kubana nawe naho ubundi aho tugana aho duhagaze hose si heza. Exactly. Isi yo niyo umwanzi yarayifashe ariko
Yesu Kristo niwe murengezi wacu. Hanyuma mu gusoza paseri, ndibwira ko n'inama zo uhora zitanga buri munsi, ahubwo wenda watanga adresse yawe hanyuma ukadusengera tugasoza. Barakoze. Nongere nibutsa abantu abashaka kumbaza birenze aho bamagara kuri telefone nomero 0788 50 60 76. Ikitorero bari muri diaspora bo bahamagara kuri plus cyangwa kabisa guteranya 250 7 88 50 60 76. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Imana ihoraho yo mu ijuru. Tukweretse gahunda dufite, tukweretse n'ikiganiro kugira ngo byose bihe umugisha byombi. Ikiganiro bazagikurikira kizabubake kandi kibigireho kibageza. Abazakurikira nanone gahunda tuberetse, ibitekerezo byabo turabyishimira kandi bizabiyoborwa n'Umwuka Wera. Habwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru iteka ryose. Tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kadushimire mwebwe mwese, reka dushimire mwebwe mwese mwari mukuri iki kiganiro, kandi tubasaba gusharinga ubutumwa hirya no hino kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera ku mpera y'isi. Hanyuma rero ikiganiro menya nibi nakagaruka. Mugire ibihe byiza. Shalom shalom. Murakoze. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba